Muraho, ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe. Nitwa Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Nshimishijwe no kugira ngo tube tubanye mu mwanya nk'uyu nguyu, aho nifuje kubagezaho ikiganiro kijyanye n'itorero n'umurimo w'abizera. Ni muri urwo rwego dutangira, nababwiye ibintu 9 bituma Imana itabasha gukorana nawe cyangwa byimira Imana gukorana nawe. Rero muri ibyo bintu 9 twabonye icya mbere, kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye. Tubona icya kabiri, kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi cyangwa ushoboye kurusha abandi. Uyu munsi rero turareba icya gatatu, aricyo kivuga ngo abantu gukora imirimo itari iyabo cyangwa abantu kwivanga mu mihamagaro y'abandi. Nyuma y'icyo ngibyo rero tuzareba n'ibindi bikurikiraho, harimo icya 5, icya 4, kuko abantu bicaye ntacyo bakora, nabyo bishobora gutuma Imana idakorana nabo. Abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana, nabyo iyo batagira ishyaka Imana bishobora guhagarika gukora kw'Imana muri bo. Icya 6, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe, nabyo bishobora gutuma Imana idakorana nabo. Kugomera Umwami Imana, nabyo bishobora gutuma Imana idakorana nabo. Kubura ubumwe, iyo abantu bafite amacakubiri ntabwo Imana yakorana nabo. N'icyaha aricyo cya 9, ari impamvu ya 9 ishobora gutuma Imana cyangwa yimira gukorana kw'Imana nawe. Rero twihuse tugiye kugera ku cya 3, aricyo kivuga ngo nyuma yo kwibona kuko ari wowe ushoboye kurusha, nyuma mu bintu 2 twarangije, aricyo icya mbere, kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe, ko twabonye ko bishobora guhagarika gukora kw'Imana, guhagarika Imana gukorana nawe, no kwibona kuko ari wowe uzi cyangwa ushoboye kurusha abandi, nabyo twabonye kuko bishobora gutuma Imana itakorana nawe. Rero iki cya 3 cy'uyu munsi ni abantu gukora imirimo itari iyabo cyangwa kwivanga mu mihamagaro y'abandi. Hano ni nk'uko wasanga umuyobozi w'ikigo runaka yicaye akora imirimo y'umwanditsi, akicara mu biro by'uwo mwanditsi akora imirimo y'ubwanditsi. Mu buryo bumwe, umwanditsi akicara mu biro by'umuyobozi akora imirimo y'ubuyobozi. Birashoboka ko umwe yabikora byombi igihe hariho ubuke bw'abakozi, kandi nabwo kubifatanya arabihugurirwa. Ariko ni akaga gakomeye ko gukora ibyo utaherewe inshingano, kandi abakozi bahari bahagije banabihemberwa. Ukubura agateka, uteka akajya mu bwanditsi, umwanditsi akajya mu buvuzi. Ni ukuvuga aho ngaho urumva kuko haba hari ikibazo. Witegereje neza, ntabwo buri muntu mu mwanya we, ntabwo buri muntu mu mwanya arimo azi ibikoresho by'akazi yicayemo. Nimba ari umukanishi akajya mu buvuzi, ntabwo azi ibikoresho byo mu buvuzi. Nimba ari umuvuzi akajya mu bukanishi, ntabwo yamenya ibikoresho umukanishi akenera. Iyo abantu baje bakeneye ubufasha, ntabwo babona, kuko ibintu byose aba ari uruvange bitewe n'abantu batari mu myanya yabo. Ibintu byose ni akavuyo, cyangwa ibintu byose ugasanga byabaye uruvange. Hagomba kubaho umuyoboro w'ubuyobozi, buri muntu agakora umurimo washinzwe. Ni muri ubwo buryo rero mu ijuru hari gahunda y'ubuyobozi. Umva icyo Bibiliya ivuga, Abakorinto ba mbere 12:14. Ariko byose bikorwe neza uko bikwiye no muri gahunda. Ni ukuvuga buri kintu cyose Umwami Imana yabishyizeho kugira ngo bikorwe neza uko bikwiye kandi bikorwe muri gahunda. Imana ifite ubwami, kandi tumenye ko buri bwami bugira umwami. Muri ubwo bwami habamo abayoborwa. Buri muyoborwa muri ubwo bwami afite inshingano agomba gukora. Imana ihamya ubwami bwayo kunyura mu itorero.
Yesu niwe mwami, kandi hari abandi bami bakorera munsi y'ubushobozi bwe. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 16, umurongo wa 6. akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, niyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose, amen. Yesu niwe uduhindura abami n'abatambyi b'ingoma ye. Nta wundi muntu uduhindura usibye wenyine. Nta n'umuntu wahindura umuntu kuba umwami ngo yimane na Kristo, atari Kristo wenyine ubyikoreye. Tuzisomye nanone mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 10, haravuga ngo ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi, kandi bazima mu isi. Yesu ntabwo ari umwami w'abami bo mu isi iyi tuzi muri iki gihe cyacu, nka Kigeli, nka Rwabugiri, nka Kabaka mu Bugande n'abandi. Oya, ntabwo ariko bimeze. Cyangwa ngo ube wavuga ngo ni perezida wa perezida. Oya, ntabwo Yesu ari perezida wa perezida. Njye nawe abizera nitwe abahinduwe abami, abo Yesu ari umwami wabo, kandi abizera ni abami hamwe na Kristo. Rero ashyira abo bami mu myanya y'ubuyobozi nk'uko abishaka. Ntabwo abandi bantu ari we washyiramo, ahubwo Yesu niwe ubikora nk'uko abishaka, akoresheje abantu runaka. Dusomye mu Befeso ibice 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7 n'uwa 11, haravuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Ni ukuvuga hari minisiteri 5 z'umurimo w'Imana. Ni ukuvuga hari minisiteri y'intumwa, ba apotre n'abandi. Aha n'abandi kuba abahanuzi. Hari abandi b'abahanuzi, ba profete, n'abandi kuba ababwiriza. Hari les evangelistes, n'abandi kubwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Hari abandi kuba abashumba, hari n'abandi kuba abigisha. Izo ni minisiteri 5 zitajya zifatanya. Nk'uko ikiganza gifite intoki 5, ni ukuvuga hariho na minisiteri 5 umwami Imana yabashije gushyira mu murimo. Rero abo ngabo bariho kugira ngo bunge ubumwe kandi basigasire ubwami bw'Imana mu isi. Umwami yafashe muri abo bami abaha imyanya y'inshingano. Ntabwo ari umwami kwiha inshingano cyangwa abami bagenzi be, ahubwo ni umwami w'abami, ari we Yesu Kristo, witangira inshingano. Ndagira ngo ahangaha tucyumveho neza. Ntabwo ari abami bandi babasha guha inshingano undi mwami, cyangwa ngo umuntu umwe yumve ngo ngewe ubwo nahamagawe na Kristo, cyangwa ubwo numva ndi mfite umuhamagaro wa Kristo, reka nanjye niyimike mbe umwami. Ahubwo umwami ubwe Yesu niwe ubasha kubikora, akabasha kuguhamagara akawukundisha abantu, nta kimenyane, nta kindi bagendeyeho, ahubwo ari uko wowe ukijijwe. Ibyo ngibyo umwami Imana akagusiga igikundiro, akakuzamura buhoro buhoro ukagera kuri bwa bwami koko. Tukiri hano kuri iyi ngingo rero, turasanga mu buryo bw'ibigaragara hariho imihamagaro y'ingenzi igera kuri 4. Hari abantu usanga barahamagawe mu buryo bune. Icya mbere, hari abantu bahamagawe n'Imana. Ni ukuvuga umuhamagaro uturuka ku Mana, akenshi kizawukubwira rimwe uhuramo n'ibigeragezo, uhuramo n'ingorane, ariko akenshi ukabasha ukazitsinda ku buryo bugoranye, ariko ukazitsinda. Hari abantu bahamagawe n'abandi bantu n'abandi. Ni ukuvuga hari abandi bantu bareba bagasanga aho bari harimo uburyo, bakavuga ati reka dushyiremo na runaka ko tumuzi, reka dushyiremo runaka ko dufitanye isano, ugasanga nyine nubwo uri muri uwo mwanya, ariko wahamagawe n'abandi bantu. N'ibyo uzakora byose uzakora kugira ngo unezeze abandi bantu, ntabwo uzanezeza Imana kuko atari yo yaguhamagaye. Niho uzasanga rero uyu munsi itorero ripfira. Nanone hari n'abantu bitoye ubwabo. Hari n'abandi barangije babona kuko harimo umugati. Umuririmbyi Manowa niwe wavuze ngo
bamajije kureba babona kuko harimo akaryo cyangwa basanga harimo imigati. Rero ni ukuvuga ngo nawe akavuga ati ndabona bafata Bibiliya bakigisha bakabona ibi n'ibi, reka nanjye mbikore. Yimba warihamagaye uzakora n'ubundi bintu byose wigwizaho, ntabwo uzakora ushaka gushimisha umwami Imana kuko atari waguhamagaye. Hari n'abandi batumwe na Satani. Abo batumwe na Satani nabo bazakora kugira ngo banezeze Satani wabatumye. Nabo ni ukuvuga ngo icyo kizabaranga mu murimo ni amacakubiri, ni akagambane, ni ibiki byose aho ngaho nabo, kubera ko bazaba barimo gukorera umwami nawe wabatumye. Ese nawe niko ubibona nk'uko iyo mihamagaro ine? Abahamagawe n'Imana, abahamagawe n'abandi bantu, n'abihamagaye, n'abahamagawe na Satani. Iyo ni imihamagaro ine. Niyo mpamvu muri ibi bihe itorero rya Kristo riboneka mu makosa, kuko igice kinini cy'abariyobora kitahamagawe n'Imana. Kubera iyo mpamvu kandi byimiriye gukora kw'Imana hagati muri twebwe. Igice kinini ni ukuvuga ngo itorero ririmo rirahura n'ibibazo bikomeye kubera iyo mpamvu. Umva icyo Bibiliya ivuga muri Matayo 7 ibice 7 ku murongo wa 15 n'uwa 20. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri, basa n'intama ariko imbere ni amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto nziza, kandi igiti cyiza nacyo nticyashobora kwera imbuto mbi. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Yimba abo bantu, kugira ngo rero utere urubuto, utere urugemwe ruzagera ubwo rwera imbuto, urumva bifata igihe. Niyo mpamvu n'abantu kuvuga ngo aba nta bahanuzi b'ibinyoma cyangwa ibyo bakora ntabwo ari byo, ntabwo byagushobokera udafashe gufata igihe. Izo mbuto rero kugira ngo uzazibone ni uko uwo muntu nyine, uko mubana, uko mugendana, uko musengana, uko mukorana umurimo, imbuto azakwerera nizo zakwereka kuko ari mu binyoma cyangwa ari mu kuri. Nibyo zagaragaza ko ari mu muhamagaro w'Imana cyangwa ari mu muhamagaro yatumwe n'abandi bantu, yatumwe na Satani, cyangwa yitumye ubwe, cyangwa yahamagawe koko n'Imana. Muvandimwe mushiki wanjye, nushaka unyiyoberanyeho cyangwa urorere, gusa menya ko igihe kizatumenyesha uwo uriwe. Iby'Imana biguma bihoraho, biramba ari uko bihozeho. Yohana ibice 15 ku murongo wa 16 baravuga ngo imbuto z'Imana, habasha kuvuga kuko Yesu ari umuzabibu natwe tukaba amashami ye, kandi kuko data ari uwuryanganyaho amahage yose. Rero ni ukuvuga ngo yimba turi umuzabibu tuzabasha gukora nk'ibyo Kristo atugera we dushinzeho. Imbuto z'Imana zigumaho. Noneho rero ukeneye kumenya umwanya washyizwemo. Guma mu mwanya wawe, wikora iby'abandi. Nyir'umurimo naza kwishyura azishyura umuntu wahawe akazi, ntazishyura uwishyizeho agakora. Wikorera ubusa urijujuta kubera ko urakora imirimo itari iyawe. Wikorera abandi udahombera ubusa. Muri Luka 13 umurongo wa 25 baravuga ngo nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi, sinzi aho muturutse. Nibwo nzavuga nti nibwo bazavuga bati kandi twariraga imbere yawe, twanyweraga imbere yawe, ndetse tukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati sinzi iyo muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ndagira ngo kuri uyu munsi mwumve umuntu uba utarihuruje, umuntu bigaragara kuko atahamagawe, agereranywa n'inkozi y'ibibi imbere y'Imana. Nubwo izina rya Yesu ni iturufu irya hose, ariko ndagira ngo mwene data ugerageze ukore nk'uko bigomba, ugerageze umwami Imana akwambika imbaraga, kandi ugendane nawe nk'uko yabigambiriye. Rero ndumva aka gace reka tube tugarekeye ahangaha, tuzongera dusubizeho akandi gace gakurikiraho, kuko uno murimo uko ahangaha abantu gukora imirimo itari iyabo ni ikintu kimira umugambi w'Imana gukora. Rero reka turongeraho akandi gace ka kabiri
kuko turabona ntabwo iminota 15 nabemereye naba ngiye kuyirenza, gusa ubuntu bw'Umwami Imana bubane nawe. Mu kanya turongera, nimukomere cyane. Amen.